ahagana mu 1964 nibwo muri South Africa havutse icyamamare muri muzika. Icyo cyamamare bacyita Lucky Philip Dube, kivuka tariki ya 3 kwezi kwa munani 1964 muri Emelo mu gihugu cya South Africa. Yakuranye n'abavandimwe babiri bakurira agarandi mada we, ubyara mama we niho bakuriye. Mu bwana rero bwa Dube yari umuntu uzi guca bugufi. Twavuga ko yatangiriye mu guperforminga cyangwa se mu bijyanye n'umuziki muri Makandanga Music, ni mu njyana yaho muri South Africa y'ikizuru, iba iri mu rurimi rw'ikizuru nyine, umuco wo muri South Africa. Makandanga music atangiriramo kuririmba bizwi nka South Africa style, aribanda cyane ku bijyanye na politiki, harimo message cyangwa se ubutumwa nyine bwa politiki, ugasanga nizo zikubiye mu iyo njyana cyane ya reggae. Mu 1985 amategeko ya South Africa yaje kubaninga cyangwa se guhagarika indirimbo ya Lucky Dube, baza kuyibuza kuyicuranga ibitangazamakuru cyangwa se ku maradiyo. Iyo ndirimbo nta yindi ni ya ndirimbo yitwa ngo Together as One. Ukaririmbo kenshi karakunzwe rwose, benshi baragakunze, ndetse kaza no guhinduka international hit, kaba karirimbo gakunzwe mpuzamahanga, abantu bose bakisangamo, baragakunda rwose. Gusa nyine byaje kugeraho indirimbo ze barazireka, barazicuranga noneho. Gusa buriya Lucky Dube akimara kuba icyamamare yatangiye kuzenguruka isi, azenguruka agenda akora amakopi ya album yiwe. 1993 ubwo yatangiye kugurisha album ze hirya no hino ku isi, ari nakagenda abona ibihembo. 1996 Dube yagiye ubona ibihembo byinshi by'umuhanzi wa Afrika mwiza wagurishije album cyane. Nko mu 1999 Dube yakoze igitaramo mu Bushinwa ari kumwe n'abahanzi nka Peter Gabriel waperforminganye cyangwa se waririmbanye nawe azenguruka isi yose. Abo bahanzi harimo Conor Sting na Zing Marley, Celine Dion, Sia, Max Priest and Michael Jackson. The Last Dube reggae album ye, wavuga ko album ye ya nyuma Lucky Philip Dube yashyize hanze ahagana mu 2006.
iyo album ye yitwaga Respect. Dube rero yaje kwitaba Imana tariki ya 18 kwezi kwa 11 kwezi kwa 10. Dube buriya rero ikintu kivugwa nuko ari abajura baje bakurikiye umutungo, kuko bivugwa yuko yari afite imodoka ihenze. Gusa abajura ntabwo bari bazi neza uwari uri mu iyo modoka. Icyabagenzaga ngo ni iyo modoka, gusa byaje gutuma nyine habaho impanuka, aza kugwa mu gace ka Rostaraville Asubulubu muri Johannesburg. Uyu muhanzi rero Lucky Philip Dube ni umuhanzi rwose avuga ko yabaye icyamamare mu njyana ya reggae ndetse n'amagambo yujemo ubutumwa. Rwose akarimbo ka Together is One, akarimbo kakoze abantu ku mutima. Rwose ndabashimiye rwose mwebwe mudahwema kutwereka ko muba muri kumwe natwe. Nukuri mbabashimiye mwebwe mudahwema kudusapotinga buri gihe n'iby'intangarugero. Mujye rwose muhura n'imigisha y'Uwiteka ibagereho namwe. Mugira amahoro, kandi buriya amahoro niyo ya mbere bavandimwe. Iyo ufite amahoro n'ibindi bigenda biza. Nayo mpamvu tuba tugomba guharanira amahoro bwa mbere, kuko amahoro ni ingenzi. Ndabashimiye rero. Ahangaha ndi kubabwira amakuru y'umuhanzi wa reggae Lucky Philip Dube. Ndabashimiye cyane. Ahangaha ni kuri Menya TV show. Murakoze, murakagira Imana.